Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kuri uyu wa gatanu yakoze impinduka mu nzego nkuru z'ingabo z'u Rwanda. General Major Mubaraka Muganga yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Lieutenant General anagirwa umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi we yagizwe umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere, naho General Major Emmanuel Bayingana agirwa umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ingabo Minadef. Mu Rwanda bamwe mu bakuru umurimo w'ubucuruzi buciriritse banyura ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barrière bavuga ko badafite impapuro z'inzira, ni mu gihe leta yafashe icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya COVID-19 kimara mu rwego rwo kuborohereza. Inkuru irambuye Jean Baptiste Ndabananiye. Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru 2 kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu. Twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe bimeze. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda ko bakora ubu bucuruzi itari nziza. Ibi byatumye Ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barrière kuri uyu wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa Ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika barinubiriye politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamiye. Mama sigera tambuka kubera ibipimo. Presse passe ndayifite ariko kubona igipimo ntabwo byoroshye. Twageze batubwira utari mu ishirahamwe ntabwo turamupima. Batugaruye. Sinjya nambuka bitewe n'uko iby'amashyirahamwe nabonye ntabishobora kubera ubushobozi bukeya. Ishyirahamwe gatangira ubwa mbere gatangira ku buntu, bigeze hagati baca amafaranga no kwinjiramo bagucaga nk'ibihumbi 20, hari naho wajyaga bakaguca 30 andi bakaguca 10. Njye nagiye banca 20. Ubwo ikibazo ni icy'amashyirahamwe cyane cyane bafite amarese pasi mashyashya nkabashakira ubuvugizi nabo bakambuka nk'uko natwe twambuka kubera ko batari mu mashyirahamwe. Ari abo bari kujya kwipimisha bakabanya. Abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda. Abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 20,000 na 30. Basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito laissez passer. Bongeraho kuri uruhushya rumara amezi 2 n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze mbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga. Ntacyo byahinduye kubera ko twari twishimiye kuko barakoresha rangamuntu twese twishimye. Icyo twasaba ubuvugizi tukambuka n'irangamuntu 12 ntabwo ari umuntu wese ubibona ko nakazi gahari. Benshi baricaye nabonze n'akazi baturukuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza. Nuba ngo nta 12 ufite ndabyo mugo dukore n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka. Hano nzera twishi kandi bagomba kutuvugana tukambuka kurangamuntu kubya bisanzwe 12 ngenda nabasha kubibona. Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu nazatambuka ikagenda. Nge nabuza ayo kwishyura laissez passer. Je narambukaga nkishyura igipimo n'aya mafaranga ya laissez passer, ariko naje kubihagarika. Naje kureba ndavugane aho kugira ngo nzaje nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nanjye ntafite inyungu. Uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga yakoreraga yarayo kwishyura igipimo na laissez passer gusa. Abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rw'ubu bucuruzi batakibasha kwambuka bavuga ko imibereho mibi ibarembeje. Aba ni bamwe muri nzera twishe twese tumeze nabi. Mituweli twayibona gute? Ntabwo urishyura mituweli ndayo nayishyura ariko ndakoze se kuko twagituzwe n'umupaka turugaye n'abana 7 tujyaga rimwe ku munsi twajyaga 2 ku munsi. Njyaga ari wacu bambereje ibyo kurya niyo bandunze ni ukuri ko Imana bita umugore n'abana mbere ngikora nabonaga ng'ibihumbi 10 mu minsi 2 ngahereza mu rugo bagahaha bakarya. Ntago icyumweru gishira wenda buri munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe. Ijwi rya Amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya COVID-19 kimara ari impamo. Baba arababasha kwambuka baba ari n'abatambuka bose barishimira igihe cyazamutse. Abani bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga 5,000 yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona. Mbere cyashyiraga vuba ukabona gishize bwangu iyo minsi 30 iradufasha. Twepimishaga ibyumweru 2 cyo twashimiye leta nuko yashize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutanga azajya yagaruka.
twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi. Kuri wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka. Ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo. Twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba. Cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi ariko ko yari kudusobanurira nyuma. Mu Rwanda hatangiye igeragezwa ry'umushinga mushya wo gukoresha imbwa zabugenewe mu gutahura no gupima COVID-19 n'ubushakashatsi n'uburyo butanga icyizere cyo kubona igisubizo cy'ibipimo bya COVID-19 mu munota umwe cyangwa se ibiri yonyine. Bikaba byitezwe ko ibi ngibi bizatuma abantu basubira mu buzima busanzwe nibiramuka bigenze neza. Inkuru ya Bienvenue Redemptus. N'ubwa mbere uburyo bugiye gutangira gukoreshwa mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Ubu hatangijwe ibikorwa byo kuziha amahugurwa ariko zizahora zisubiramo. Igikorwa cyo gutangira umushinga cyatangiye kugeragerezwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali kiri Kanombe, aho izo mbwa zasuzumaga ibizamini byashyizwe ahabugenewe mu byuma bizwi nka Detection Dog Training System. Zarangiza aho ibyo bizamini bigaragaye ko nyirabyo arwaye COVID-19 zikabigaragaza. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr. Isabelle Nsanzimana asobanura uburyo izi mbwa zizapima COVID-19. Yemeje ko izi mbwa zizafasha mu gupima COVID-19 mu buryo bwihuse kandi buhendutse, kandi ko ibipimo bizagaragaza byizewe ku gipimo cya 94%. Ntabwo bitandukanye cyane n'ubundi n'uburyo tupimisha imashini za kabuhariwe. Numva n'igiciro kizagabanuka ndetse n'umwanya abantu bamaraga bategereje ibisubizo twizeye kuzagabanuka. Ariko nitwe ba mbere muri Afurika tubitangiye, navuga ko bishimishije mu rwego rw'ubushakashatsi. Ikindi niba ufite abantu benshi baje nko kuri stade 10,000 ushaka kubapimira rimwe, abaganga bazagenda bapima abantu bose ni akazi kenshi, ariko buri wese umusabye ngo kora ku gahanga ushyire icyuya cyawe ahangaha, imbwa inyureho ishobora gupima abantu 200 iciyeho munota umwe, urumva nta laboratoire ishobora gupima gutyo. Dr. Sabe yemeza ko n'izindi ndwara izi mbwa zahuguwe zishobora gupima harimo na diabete. Biranagaragara ko n'izindi ndwara zishobora kujya zipimwa hakoreshejwe imbwa zahuguwe. Hari nk'indwara nka za diabete, hari indwara zindi nk'igituntu, indwara zindi virusi. Izo mbwa 5 zamaze kugera mu Rwanda ziturutse mu gihugu cy'Ubudage ku bufatanye bwa leta z'ibihugu byombi. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri ambasade y'Ubudage mu Rwanda Renate Charlotte yemeza ko bizava muri ubushakashatsi bizafasha impande zose n'isi muri rusange. We started this project together with RBC, the Ministry of Health. Twatangiranye umushinga na RBC, polisi y'u Rwanda n'ikibuga mpuzamahanga cy'indege, kubera ko twizera neza ko ari ingenzi kurwanya COVID dufatanije ndetse tukanafatanya muri ubushakashatsi. Twishimiye rero kuzabona ibizava muri ubushakashatsi bw'u Rwanda kandi kazafasha n'abashakashatsi bacu mu Budage n'ahandi ku isi uko dufatanye nako turushaho gukora neza. Doing this together, the more information we have, the better, the faster we can get together. Nimbwa ifite ubushobozi bwo kuba yapima ikizamini cya COVID-19 mu minota 2 gusa, mu gihe usanzwe ipimishaga yabonaga igisubizo cy'ikizamini ku munsi ukurikiyeho. Zikazajya zikora mu matsinda nk'atatu ku buryo zishobora no gupima abantu barenga 200 icyarimwe mu minota mike cyane. Ni uburyo bwo gupima hakoreshejwe imbwa ariko mu buryo zitagira aho zihurira n'abantu, usibye ukoze utambaro twabugenewe ku muntu, hanyuma izo mbwa zigafata ibyo bipimo zigahita zibitanga. Ni umushinga Dr. Sabe yemeza ko ushobora kuzatuma n'abaturage basubira mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu twifuza ko ukomeza ukabanakwira n'ahandi mu gihugu aho dushobora kuzawukoresha, yumvikana ubuzima abantu babamo, bashije kujya bapima bose, bagiye kwinjira mu isoko, bagiye kureba umupira, bagiye mu bindi bitaramo uko bizagenda ibihe by'imbere bitugaragariza, byatuma n'ubuzima bw'abantu bugaruka mu buryo bworoshye. Ni umushinga ufite agaciro k'amafaranga 30,000 by'amayero, ni ukuvuga hafi miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. RBC itangaza ko uyu mushinga watangiye gutekerezwa umwaka ushize, bikaba biteganijwe ko numara kugeragezwa neza mu minsi 30, ubu buryo bwazanagizwa n'ahandi hahurira abantu benshi no kuba bwazasimbura ubusanzwe bukoreshwa mu gupima, hagakoreshwa ubu bwihuse.
hashize imyaka 23 umudamu witwa Mukayiranga Liliane Zawadi wari utuye muri Kanzayire avuye mu Rwanda yasize avuze ko agiye kwivuza mu gihugu cyo hanze. Yasize umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 6 witwa Nzabonimana Jackie bakunze kwita Mini. Kuva icyo gihe uwo mubyeyi ntiyagarutse mu Rwanda. Umukobwa we Nzabonimana Jackie atuye mu Gatsata mu karere ka Nyarugenge aramushakisha. Ndarangisha mama wanjye witwa Mukayiranga Liliane Zawadi akaba yaragiye muri 1998 agiye kwivuza. Icyo gihe ikoranabuhanga ryari ritaraboneka, amatelefone yari makeya. Agenda tubwira ko agiye kwivuza, yari afite ekara yari baramurashe mu ntambara. Agiye kuyifuzamo aragenda, tugenda twongera kumubona. Ndangije nshakisha amakuru ye ndayabura, bakambwira ko famiye y'iwabo yabaga muri Tanzania. Abandi bari bahari, abandi bari babaga hari Tanzania Igikondo. Iyi famiye ze ariko akaba ari abanyarwanda babaga muri Tanzania. Nkaba naramubuze niwe narangisha. Ava mu Rwanda yagiye muri Tanzania cyangwa se mu kindi gihugu? Yagiye atubwira ko agiye i Burayi kwivura, kwikuzamo ekara. Yababwiye igihugu yari agiyemo icyo ari cyo? Yatubwiye i Burayi gusa ntitwamenye igihugu icyo ari cyo. Mwebwe abasize mwasigaranye nande? Mwasigaye mwenyine, mwasigaranye na papa, mwasigaranye nande? Papa nawe uriho yarapfuye, nawe yitwaga Nzabonimana. Asigaye mu muryango, nsigara muri famiye kwa papa ndetse kwa sogokuru muri Remera Rukoma. Kuko icyo gihe yaje kunsezera ariho narindi. Kuko icyo gihe ntabwo twongeye gukurikira kubona amakuru ye. Ndavuga ngo ndashaka kurangisha kugira ngo nzarebe ko mubona n'uko. Ndabyumva. Hari murumuna wawe ufite cyangwa se uri kinege? Oya, ni njye nyine bari barabyaye. Ndi kinege. Kuva muri 98 mama wawe agenda ntiwongeye kumukiryera? Ntabwo nongeye. Ntiyigeze aguhamagara ngo agusuhuze? Oya, kuko icyo gihe nta koranabuhanga ryari ririho, ntabwo twigeze tubona. Icyo gihe agenda wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite mu myaka 6 gutya 7. Icyo gihe nari nkiri mutoya. Hari bene wabo yajyaga kubwira muri Tanzania, wajyaga wumva baganira abarekuri mutoya, yenda ukumva avuze nk'izina rya musaza we, avuze izina rya murumuna we? Hari akazina waba uzi ka mwene wabo wundi? Niwese murumuna we niwe bigeze kuzana kunsura, nawe bamwitaga Jackie. Nkeka ko ariyo bashobora no kuba baranajyanye. Nkeka ko ariyo bashobora kuba barajyanye icyo gihe hanze, kuko yari afite ekara hafi mu maso. Nibuka ni hafi y'akananwa. Yari afite n'iryinyo rya zahabu mu kanwa. Imbere ku ryinyo ry'imbere. Amenyo hejuru abiri, rimwe ryari rya zahabu. Nzabonimana Jackie ushakisha umubyeyi we witwa Mukayiranga Liliane Zawadi.